dutangire kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, urihagije mu mbaraga no mu bwenge, urigenga mu bwami bwawe, ushobora byose. Ducishijwe bugufi cyane no kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraturuta, twabayeho mwami nyuma y'uko urema isi. Iri jambo niryo ryaremye isi, ijambo niryo ritubeshejeho. Turasenze kugira ngo iri jambo rifashe imitima y'abaryumva, kandi dusengeye buri muntu wese ukurikiranye iri jambo ry'Imana kugira ngo abone impinduka, kuko muri Kristo Yesu tujya tubonamo umugisha, tujya tubona impinduka. Kandi turagushimiye kuko mwami waduteguriye ubwami, nibyo byiringiro itorero rifite, nibyo byiringiro dufite. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze mwami, shyigikira buri wese wumvira ijambo mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Bene data, nezerewe Imana muri iki gitondo. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, ndi mwarimu muri Chapelle Internationale Kacyiru. Nejejwe n'Imana ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Iyi rero ni channel ya Imana Ishimwe Clarisse, niyo tugiye kuganiraho iki cyigisho. Kandi nk'uko mukunda ijambo ry'Imana, mukunda icyo Imana iba yashyize ku mutima we, ndagira ngo mukurikirane iri jambo kandi mukore subscribe na like na share. Iyo mubikoze mushobora kubona inyigisho biboroheye, kandi muba munashyigikiye iri vugabutumwa, kuko iri vugabutumwa ni byiza kurishyigikira, kuko niyo misiyo Imana yaduhaye. Rero ndanezerewe cyane uyu mwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice byaho 43. Turasoma umurongo waho wa 8. Haranditse ngo, reka dusome. Yuda abwira se Isirayeli ati, nyohererezanya n'uwo muhungu, turahaguruka tugende, tubeho tudapfana nawe n'abana bacu. Mbaye umwishingizi we, aba ari jye uzamubaza nintamukugarurira, nkamugushyikiriza. Nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho iteka ryose. Imana itugirire neza. Dusomye muri 42 uyu murongo waho wa 8, haranditse ngo, Yozefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yozefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati, muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Imana itugirire neza. Hano muri 25 aravuga ngo, Yozefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba. Babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo, bavayo. Imana ishimwe cyane. Nifuje ko tuganira ijambo rifite intego ivuga ngo, umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari ibintu wahuye nabyo bigaragara nk'aho byakumiriye imigisha yawe wari ugiye kwinjiramo, ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo, umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Nifuje ko tuganira iyi ntego. Uyu ni umugaragu w'Imana witwa Yozefu. Yari afite papa we witwaga Yakobo. Nk'uko mubizi, Yozefu yaje kurota inzozi, ariko izi nzozi Yozefu yarose azibwira bene se na papa wabo. Hanyuma igihe kiza kugera rero, papa wabo aza kumutuma, aramubwira ati, gemurira bene so aho bari bari. Yozefu yikorera ihaho cyangwa ingemu, arabagemurira. Ariko bakimubona aturuka hariya, batangira kuvuga ngo, nguriya Karosi araje. Batangira kumwita amazina, batangira kuvuga ngo ni Karosi. Bari baramuhimbye izina rivuga ngo ni Karosi. Imana itugirire neza. Yozefu muri uwo muhamagaro we,
nubwo yari yarabese inzozi bamwe ntibari banabyemeye, bumvaga ko bitazasohora, ariko shimiye Imana cyane yo mu ijuru kwigisohoza icyo yavuganye n'ubwoko bwayo. Bishatse kuvuga ngo ikintu Imana yakubwiye nubwo cyatinda kizasohora, kuko wabibwiwe n'Imana itabasha kubeshya. Yosefu rero yaje kuhagera, abahereza ingemu yarabazaniye, ngo bahita bamufata bamukubita mu mwobo, batangira kumukubita. Ibyo byose babikoraga bagira ngo barwane n'umugambi w'Imana, bagira ngo ibyo Yosefu yarose bitazasohora. Ariko bavandimwe, nta kintu na kimwe, haleluya, kizitangira umugambi w'Imana. Uko byamera kose umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Icyo Imana igusaba gusa ni ukurinda isezerano, ni ugukiranuka, ni ukwezwa. Yosefu yarageragejwe, murabizi, hari aho yageze ari muri ruriya rugo ngo muka Potifari aramugerageza, ariko Yosefu aramubwira ngo databuja yampaye ibintu byose byo muri runo rugo, ariko wowe ntiyakumpaye. Aranesha. Yosefu yahuye n'ikigeragezo. Iki kigeragezo yahuye nacyo, umugore wa Potifari yaramubeshyeye, abwira Potifari ngo aramufashe. Imana itugirire neza. Ayerekana n'umwenda. Yosefu kuko yarahuye n'akaga, yasize n'umwitero arirukanka. Umugore rero azana umwenda arawerekana, wereka Potifari, aravuga ati dore ikimenyetso cy'uko yaragiye kumfata, dore n'umwenda nguyu. Bavandimwe, hari igihe abantu b'Imana bageragezwa. Yosefu yahuye n'ikigeragezo gifite ikimenyetso. None si umwenda ni wari ikimenyetso. Hari igihe mu by'ukuri ugeragezwa ugaca mu bintu bikomeye, abantu bakanabona yuko ibyo ugeragezwamo babifata uko babyumva, kuko Yosefu muri uyu mwanya yisobanura nta muntu n'umwe wabyumvaga, bumvaga ko abeshya. None si ubwo umuntu warenganijwe na muka Potifari, Potifari yari umuntu ukomeye. Yosefu aranesha. Icyo ushatse kuvuga, dukwiye kunesha, haleluya, muri ibi bintu turi kunyuramo cyangwa nawe uri kunyuramo. Ukwiriye kunesha ibyo byose kuko niko Imana ibishaka. Yosefu aranesha, arihangana, bamujyana mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza. Agerayo abizi neza ko arengana, ariko kuko nyine bari bamuregesheje ikimenyetso, ikigeragezo gifite ikimenyetso, barekanaga umwitero. Umugore wa Potifari akavuga ati singuyu yansanze mu cyumba yaramfashe. None se bavandi, Yosefu yari yamufashe koko? Icyo ni ikigeragezo Yosefu yahuye nacyo. Nawe ushobora kuba utarahuye n'icya Yosefu, ariko hakaba hari ikigeragezo uri kubona kigukomereye, ukaba ubona utabona n'ijambo wisobanuramo, ariko kandi ukaba wumva ukijijwe, udafitanye urubanza n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana izagutabara, Imana izakurengera. Yosefu nubwo yabaye muri buriya buzima bwose, ariko igihe cyarageze kubwo gukiranuka kwa Yosefu, Imana iramurengera. Imana ihabwa icyubahiro. Yosefu rero niwe ndi kuvuga ngo umugambi w'Imana uzasohora uko byamera kose. Yosefu yaje kugeraho agemuriye bene se nk'uko nabibabwiraga. Ahageze bati nguriya karozi, bamukubita mu mwobo. Erega iyo umuntu afite n'intego yo gukizwa neza, hari igihe anageragezwa bakagira amazina bamwita. Yosefu yarakiranutse mu ijuru, bamwita izina, bamenya ko Yosefu yamaramaje. Haleluya. Ndabifuriza ko mumaramaza, abantu bakamenya ko wamaramaje mu byo ugeragezwamo byose, ukavuga ngo Imana niyo nashyize imbere. Dawidi yigeze avuga ijambo, aravuga ngo nubwo intambara yambaho, no muri yo nzakomera umutima. Ntabwo yacitse intege. Yosefu rero ageze ahangaha ngo bamukubita mu mwobo. Witwa Simoni akubita mu mwobo. Ngizi ishyi, ngiyi migeri, ngibyo ibiki. Ubwo bari kugira ngo isezerano ritazasohora, bari kugira ngo ibyo yarose ngo bitazasohora, ariko nta kizabuza Imana gusohoza ibyo yavuganye n'umuntu uwo ari we wese wayiringiye. Imana itugirire neza. Umwe muri bene se ba Yosefu aravuga ati ariko aho kugira ngo tumwice, mureke tumugurishe n'Abanyegiputa, tumugurishemo makeya, ngo bamushyira ku isoko.
Imana irabyemera. Yosefu baramugurisha, bibwiraga ko Yosefu bamugiriye nabi, kumbe ikigeragezo cya Yosefu cyamwinjizaga neza mu mugambi w'Imana. Hari igihe Imana yemera ko tubinyuramo kugira ngo bitwinjize neza mu cyo yavuganye natwe. Imana itugirire neza. Ariko si wowe kubwira ngo Imana ikugerageze kugira ngo winjire neza mu mugambi w'Imana, wabyemera? Ntago wabyemera. Wavuga uti ninabare n'ibinkureho. Ariko rimwe na rimwe Imana ijya yemera ko bitubaho, ariko ntabwo iri kwanga. Ibikubwira ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye, nzakugirira neza, nzakurwanirira, haleluya, nzakurengera. Yosefu ibi bihe abibamo, ariko Imana iza kumutabara, iza kumugirira neza, iza kumwereka gukomera kwayo, haleluya. Yosefu rero tugeze hano kuri 43 umurongo waho wa 8 haravuga ngo Yuda abwira se Isirayeli ati nyohererezanya n'uwo muhungu, turahaguruka tugende tubeho tudapfana n'abana bacu, mbaye umwishingizi we, aba ari uzamubaza nintamukugarurira, Imana ishimwe. Aya magambo Yosefu Imana yamuhaye imbaraga. Ndagira ngo mubwire ngo ambara imbaraga muri bino bihe, kuko Imana yo ifite umugambi wo kukurengera, haleluya. Nubwo Yosefu ibi bintu yabinyuzemo, ntabwo Imana yabaye kure ye. Imana yaramushyigikiye. Mwene data, nshuti y'Imana, mukunzi w'Imana, wowe wemeye gukizwa, Imana iri kumwe nawe. Niba uri mu murongo neza, izakurwanirira. Kandi nanone niba utaranayizera, ukaba utarayimenya, ukaba utaramenya iby'iyi nzira, ndagira ngo mubwire ko Imana ikirambuye ibiganza. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ufite amahirwe ko imanda y'Imana itaravuga. Ubwo Imana itaravuga, nawe wazika kubabarira, haleluya, wazika kugirira neza, waje ugapfukama ku birenge bya Yesu. Aha turi ni ku birenge bya Yesu. Jambo ry'Imana avuga ngo dore ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ibi bintu byose abicamo. Ngo noneho igihe kiragera hano kuri ku murongo wa 8:42, Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Imana itugirire neza. Ahangaha Yosefu igihe cyarageze, isohoza umugambi wayo kuri Yosefu, yinjira mu isezerano rye nk'uko yari yarabirose, arota inyenyeri n'ukwezi byose byikubita imbere y'abantu ya bene se, muri bya bigeragezo, muri za ntambara. Igihe kiragera Yosefu, Imana ititaye ko bamugurishije. I Bugande hari televiziyo ivuga yitwa Bukede, ikunda kuvuga ngo akatari kofufu, amakuru atari umukungugu, amakuru ashyushye. Bavuga twose twabereye no muri karitsiye baratuvuga. Yosefu bamushyize ku isoko bari kumugurisha, murumva se bataramuvuze? Abari hafi baravuze bati Yosefu bamugurishije, bamugurishije n'Abayishimayeli. Imana ijya yemera ko bakugurisha cyangwa bakwandagaza, bakakuvuga ukuri n'uko utari. Ariko ibyo ntibikuyeho icyo Imana yavuganye nawe, ntibikuyeho ko Imana itazasohoza isezerano ryayo kuri wowe. Gusa bapfa kuba bakuvuga uri umukirisitu, nta ruhare wabigizemo. Imana itugirire neza. Yosefu rero igihe cyaje kugera, Imana isohoza isezerano. Hano haranditse ngo Yosefu arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Ngo baturutse iriya baje guhaha, za nzozi zirasohoye nk'uko yabirose. Ngo baturuka iriya baje guhaha n'indogobe, Yakobo arabohereza. Ariko ntarageraho gato, reka mbabwire ukuntu bishe ihene. Bishe ihene, Yesu we. Ngo baragiye, umwe aravuga ati ariko uyu muntu mugiye kwica ni umuvandimwe, aho kugira ngo tumwice tumugurishe. Ngo bafata ihene barayica, bafata ikanzu ya Yosefu bayisiga amaraso y'ihene, baragenda babwira Yakobo ngo Yosefu yapfuye, inyamaswa z'inkazi zamuriye, Yosefu ntakiriho. Ariko bari bishe ihene, hari hapfuye ihene, Yosefu yari muzima. Ngo Yosefu
ikintu cyambabaje hano hantu, uzi ko Yakobo yatangiye ikiriyo cy'ihene kandi Yosefu ari muzima we. Ikiriyo cy'ihene ni ukuri, ajya ku kiriyo agahinda karamwisha kandi hapfuye ihene. Hari igihe wibwira yuko byarangiye kumbi hapfuye ihene, wowe uracyari muzima. Imana ishimwe. Imana yatanze ibitambo kugira ngo ubeho. Burya hapfuye ihene ushobora kwibwira ko byarangiye, reka da, ahubwo hapfuye ihene. Yosefu ni muzima. Nimumumere icyubahiro uyu mubyeyi wacu wo mu ijuru. Hapfuye ihene. Yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwawe. Yatanze ingabo nyinshi zirapfa kugira ngo ubeho. Yakurwaniriye ahandi akuvugira utari kwivugira. Yo, Imana ishimwe. Yosefu ibintu byose yanyuzemo, hapfuye ihene, Yosefu ni muzima. Imana itugirire neza. Aha ngaha rero ngo Yosefu yaje kugera aho ngaho yari ageze. Imana itugirire neza. Yosefu ageze aho hantu ngo arabamenya, ababona baturutse iriya baje guhaha. Yosefu arabamenya ariko bo ntibamumenya. Tekereza, arababaza ngo harya ubwo muturutse hehe? Baramubwira, none se ubundi mwari bangahe cyangwa muri bangahe? Twari 12, umwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye n'ikiriyo twaragikuye. Ku murongo wa 9 haravuga ngo Yosefu yibuka za nzozi yabarotoreye, arababwira ati muri abatasi baje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Bakimubwira ngo twari 12, umwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Yosefu ahita yibuka ahantu yari abagemuriye bamukubita mu mwobo, arabyibuka. Ariko nshuti y'Imana, ubwo byibutse wababarira. Yosefu yari umukirisitu. Imana ihumugisha Yosefu. Ngo amaze kubyibuka arongera basubirishamo ngo mwari bangahe? Twari 12, umwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye n'ikiriyo twaragikuye. Imaze nawe uko ari kuvuga ngo bari 12. Yosefu arabyibuka, arangije arababwira ati rega icyatumye mura n'akaga kameze gutya kwari ukugira ngo Imana izabatabare mu gihe nk'iki ngiki. Yemeye kumbabaza kugira ngo igihe nk'iki nzabe ndi hano muri Egiputa ndi premier ministre, kugira ngo nzabashe kurengera umuryango wanjye. Hari igihe ibyago duhura nabyo Imana yemera ko duhura nabyo kugira ngo itabare abandi. Mana itugirire neza. Igihe cyose nubona ugeragezwa cyane uzamenye neza kuri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo hari abageragezwa nk'uko Imana ibishaka, ngo nibabitse ubugingo bwabo uwo muremyi. Haleluya. Hari abantu bageragezwa nk'uko Imana ibishaka ikabyemera. Hano Imana igira umuntu materiel didactique, ibyo nabyo birashoboka. Natinze rero Yosefu yaje kubahahira, arabahahira, arabwira umuziritsi ati mubahahira ibintu byose, mubanze mubagaburire. Arabagaburira bararya, arangije avuga ati amafaranga yabo ntimuyatware, muyasubize mu saho zabo, mu baga zabo. Arabahahira ibintu byose, arangije arababwira ati noneho uwo mwasize mu rugo ari we Benjamin akababucura, ndasigarana Simiyoni, nimugarura Benjamin mukamunzanira nawe nkamubona nzabasubiza Simiyoni. Aramusigarana. Baragenda rero babwira Yakobo ko byagenze, basanga n'amafaranga ntayo batwara ari mu baga zabo, n'ibiryo babibahaye. Ariko ubwo wowe wabikora we? Bakugiriye nabi ukabahahira, wavuga uti nimukone. Ariko umukristo yarihanganye. Yosefu arabikora, afite umutima. Imana ishimwe, yari afite umutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima umwe wari muri Kristo Yesu, umutima w'imbabazi, umutima ugwa neza. Iyo umuntu afite umutima uri muri Kristo Yesu ntiyita kuri biriya byose, ahubwo ahita ababarira. Yosefu arabababarira, arabahahira, ariko asigara na Simiyoni. Amubaza nintamukugarurira. Bagezeyo babwira Yakobo amakuru y'ibyabaye aho bagiye guhaha.
baranamubwira bati Simewoni ubu ntituzanye bamusigaranye, none kugira ngo bigende neza duhe Benjamini, batubwiye ko nitumujyana ariho tuzagaruka tukanahaha, noneho tukanatwara na Simewoni. Noneho ngo Rubeni ajya imbere ya se Yakobo arabimubwira. Yakobo yitegereza Rubeni, amurebera mu bizira, abona Rubeni yuriye uburiri bwa se, abona afite ibizira. Hari abantu bakora umurimo bagendana ibizira, bagendana ibyaha. Imana itugirire neza. Ibi ngibi ni ikizira ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana avuga ngo yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka banza uve mu bidatunganye. Ahangaha rero ngo uyu Yuda ageze imbere ya se akimubwira ati ndasaba ko wampa Benjamini, ahita yandika aramubwira ngo ndamuguha, kuko Yakobo yarebeye Yuda mu cy'Imana yamuvuzeho, amurebera mu bunyangamugayo bwe, amurebera mu mateka. Arangije hano ku murongo wa 9 aravuga ngo mbaye umwishingizi we, nintamukugarurira nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho iteka ryose. Imana itugirire neza. Ahangaha rero bishatse kuvuga ngo ni Yesu yatwishingiye muri byose. Uko byari bimeze kose umwami w'amahoro azajya agenda gutabara, azajya agenda kurengera. Erega impamvu yo kubwiriza ubu butumwa, impamvu yiyicana ni ukugira ngo tukubwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo tukubwire ko hari umwami w'amahoro waruhura umutima wawe, ni ukugira ngo tukubwire ko hari abantu bageragejwe ariko Imana irabatabara kandi ntibavuye mu byizerwa. Nta yindi nyungu dukeneye usibye kwamamaza umwami Yesu. Nicyo yadusigarije, nicyo yadushiriyeho. Yosefu rero aranesha. Igihe kimwe rero na Benjamini baramumuha, ari mu murongo twasomye wa 9 aho yavuze ngo mbaye umwishingizi we. Bagezeyo rero ngo Yosefu arongera arababona baturutse iriya, arabamenya disi, ariko bo ntibamumenye kandi ari umuvandimwe wabo. Ngo arangije arabaza ngo mwari bangahe? Twari 12, umunyamaswa y'inkazi yaramuriye, n'ikiriyo twaragikuye. Yosefu byose agenda byibuka, yibuka ko hapfuye ihene. Yosefu ari muzima, ari premier ministre, duhereze Yesu icyubahiro. Ubwo yaciye mu bikomeye byinshi, ariko we ntabwo Yosefu yigeze yirengagiza bene se, ahubwo yarabafashije. Imana itugirire neza. Aha rero ndashaka kubabwira kuba umwizerwa. Uyu Yuda yabaye umwizerwa kuri papa we, ari nayo mpamvu yemeye gutanga Benjamini ngo bamujyane. Bagezeyo rero Yosefu arababwira ati noneho nimubagaburira ibyo kurya byinshi, mwuzuze amasahani, ariko Benjamini we mushyireho ikirundo. Imana itugirire neza. Barabagaburira. Noneho ka Benjamini kari na bucura, bashyiraho ikirundo ngo kagenda kikoreye isahane. Niba Yosefu yarabikoze kugira ngo arebe ko bagifite rya shari bari bamugiriye, ngo baragenda bicara hariya bararya. Yosefu akabitegereza. Ubwo niba hari uwatekerezaga ati impamvu Benjamini bamushyiriyeho byinshi nuko burava indimwe na Yosefu, ibintu nk'ibyo, buriya mu bantu habamo ibintu byinshi. Ariko ibyo byose nubwo byabaye, Yosefu yaranesheje. Yosefu yahagaze neza. Imana itugirire neza. Yosefu rero arangije arababwira ati noneho nibabongere babahahire ibyo kurya byose mushaka kandi amafaranga ntibayabace. Ariko reka mbibarize inshuti z'Imana, ubwo wowe ko nta muntu utafite uwamugiriye nabi kiretse utari mwisi, na Yesu bamugiriye nabi maze kandi umugaragu ntaruta shebuja, wowe urumva wabababarira? Urumva wabibasha? Urumva wabagaburira? Ariko Yosefu yaranesheje. Impamvu Yosefu yabayeho ni ukugira ngo atubere urugero rwiza. Natwe niduhura n'ibikomeye twihangane. Erega ibintu byose ni ukwihangana. Kubyara ni ukwihangana, urushako ni ukwihangana, kurera abana ni ukwihangana. Ibintu byinshi usanga ari ukwihangana. Rero Yosefu yarihanganye muri ibi byose kandi aranesha. Baje kubahahira rero ibiryo barabibaha. Ngo noneho Yosefu abwira umuziritsi ati noneho aba bantu nimara kubahahira, iki gikombe njya nkweraho ugishyire mu mufuka wa Benjamini, ubundi ubareke bagende. Nibagera nk'iriya ubakurikire, ubabwire uti nimuhagarare mwese, databuja arabahahiye, none mwibye igikombe cye muture. Si
Gideyoni ati ngaho umuntu wibye igikombe ninde, nimuhere ku murongo musake. Barasaka, umufuka wa mbere igikombe barakibura, umufuka wa kabiri igikombe barakibura, umufuka wa gatatu barakibura. Baragenda bageze ku mufuka wa 11 ari wo wa Benjamini, bagifundura igikombe kiti pararara kirigaragaza. Bati umuntu wibye igikombe rero ni ukumwica. Nyumvira kandi bamutuye mu mwobo, none bamufatanya igikombe bice na Benjamini. Muribuka ibyo Yozefu bamukoreye, baravuga bati Benjamini ufatanywe iki gikombe bamwice. Aha, umuziritsi aravuga atoya, ahubwo uyu muntu dusanganye igikombe mwese mukate dusubireyo, databuja niwe umenya uko amugenza. Iki gikombe hari komantere ivuga ngo cyapimaga uburozi. Iyo bashyiragamo uburozi mu mazi bwaricayuraga bukajya ku ruhande. Iki gikombe rero cyari gikaze. Imana itugirire neza. Basubirayo, nyine Yozefu niwe wamenye uko agenza Benjamini. Yahise amusigarana, aravuga ati reka mugumane ndamenye uko ndi bumugenze. Imana izi uko izagenza abantu bayo bayirindiriye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntabwo yigeze inanirwa. Ndumva turi kugana ku musozo, aya magambo ndumva yagukomeza nk'uko nanjye yankomeje. Uyu Yozefu ibi byose yacagamo byagira ngo birwanye umugambi w'Imana utazasohora. Bene se baramugerageza kugira ngo bamwice, ngo n'umugambi w'Imana upfane nawe, ariko umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Nubwo waca mu bintu bimeze gute, umugambi w'Imana uzasohora. Imana ibaha umugisha. Aya magambo y'Imana ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibaha umugisha, tutiriwe tuvuga ibintu byinshi. Ijambo ry'Imana ririhagije, ni inkota ityaye, ifite amugi impande zombi. Ijambo ry'Imana ku muntu utarakizwa aba yumva ari inkota riramusogota, ariko kandi ku bamenye Imana ni ijambo rikomeza. Twabayeho kubw'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'Imana ukurikiye iyi cano, haleluya, ya Imana ishimwe Clarisse, ariko niryo zina ubwaryo rifite amateka ngo Imana ishimwe wana, Imana ishimwe Clarisse, haleluya, Imana ishimwe mu byo twanyuramo, Imana ishimwe, haleluya. Ibi ngibi bishatse kubabwira ngo ikintu cyose gifite izina cyitwa, gifite n'amatwi yumva amasengesho. Ushobora kubona imbere yawe hari igikombe cy'ubushomeri, ukabona imbere yawe hari ikigeragezo runaka. Icyo kigeragezo se nta zina gifite? Mu kanya tugiye gusenga, nidusenga ukivuge mu izina, uvuge ngo wakigerageza ucyature mu izina, kuko niduhura na bimwe gifite amatwi yumva amasengesho. Imana yagihaye amatwi yumva. Imana ishimwe. Imana yacu rero izasohoza ibyo yavuganye namwe nk'uko iri jambo ryabivuze. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Hari igihe wibwiraga ko umugambi w'Imana warangiye, cyangwa nawe Satani akajya kubwira ati byararangiye. Burya ntabwo ibi ngibi uzabikira kuko Imana igushyigikiye. Imana itugirire neza. Tugiye gusoza dusenga Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibizababaho hanyuma. Iri jambo nirigukomeze mu izina rya Yesu. Genda ubwire ikintu cyose kikuri imbere ngo igirayo umwami Yesu yabaye igitambo. Burya hapfuye ihene uracyari muzima. Hari ingabo nyinshi Imana yatanze kugira ngo ube ugihumeka, kugira ngo ube ukigenda. Imana yakurengeye muri biriya, ubu ntabwo ariho yakureka. Bwira Satani ngo igirayo, haleluya, mubwire ngo igirayo. Imana yanjye turaziranye. Erega kwizera ni ubumenyi. Abantu barize, wize gutwara indege afite ubumenyi bwo gutwara indege. Uwize imodoka afite ubumenyi arayitwara. N'uwize kwizera ni ubumenyi. Ndagira ngo nkubwire ngo ugire ubumenyi bwo kwizera Imana mu izina rya Yesu. Mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Ubwo rero kwizera ni siyanse y'ubumenyi,
si byose kwizera ni iki? Ni ubumenyi. Nk'uko mwize mu mashuri, no kwizera mu kwige ni ubumenyi. Ugenda ufite kwizera ukavuga ngo nubwo intambara yambaho nka Dawidi, no muri yo nzakomera umutima. Uko ni ukwizera. Reka dusenge rero, ntabwo twasenga mutizeye. Ndagira ngo wizere ko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Amagambo y'Imana ni menshi, ntabwo twayarangiza. Na Yesu yarabivuze, arakora, arangije aragenda. Natwe ubu turakora, igihe kizagera tugende, tujye mu ijuru. Nitujya no mu ijuru tuzanapfa tuveho, ariko umugambi w'Imana wo ntabwo ujya upfa, nta n'ubwo uzigera upfa, urahagaze iteka. Reka dusenge. Nababwiye ngo tubasengera mu ijambo rivuga ngo ikintu cyose gifite izina mu isi gifite n'amatwi yumva amasengesho. Mwami Imana yacu, dusengeye mwene data mukuru wacu ni musaza wacu wumvise rino jambo, umubyeyi, umugabo, umwana, umukecuru, ari utuye hano mu Rwanda, ari utuye hanze y'u Rwanda, ari riri mu bitaro, ari riri muri gereza. Umugambi w'Imana ntabwo warangiye. Ndagushimiye ko umugambi wawe ukomeje ku bantu bose, kandi iri jambo reka rihindure imitima. Umuntu udakijijwe akizwe, umuntu utarakira Yesu amwakire, umuntu wari uremerewe, uwanzwe. Ndasenze kugira ngo iri jambo riruhure imitima. Dukeneye ko iri jambo rihindura isi. Mu izina rya Yesu duhagaritse imigambi yose ya Satani, kuko umugambi w'Imana uhagaze cyane kuruta umugambi wa Satani. Tuzamuye amaboko tuguhaye icyubahiro Mwami, kuko urokoye iyi mitima. Uyu utari wamenya Imana, utari wakizwa, uyu wazengurutse mu bapfumu ashaka kugukira, ashaka amahoro, uyu mwanya turamusengeye, haleluya, kugira ngo umuhe amahoro aruhuke. Mwami Imana, kandi kwizera gukomerere mu mitima y'abantu kugira ngo bamenye neza ibyiringirwa ko bizasohora. Izina ry'Imana niryubahwe. Umugisha buri muntu wese. Kandi ngisenga Mwami, ndasengera iyi cano kugira ngo Mwami utange ibikenewe, utange ibikoresho, utange amakamerazi, uyagure mu izina rya Yesu. Kandi Imana, turabizi neza ko ujya ubigenza neza. Turahamagara Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bishyigikire iyi cano, kuko igambiriye kwamamaza ubwami bw'Imana. Urakoze, turagushimiye. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Umugisha buri muntu wese, kandi izina ry'Imana ryubahwe ku bwabo, mu izina rya Yesu. Amen.